ushobora kubonera kurakara kandi ibyo byaba birakureba bibi nushaka kurakara sibyo nurakana byaba bibi bwo bwanwa nabupfuragura ngewe nabupfuragura ko byumvikana umva ko reka mamagare uwo twabikoze mbizi neza ko umwana ari uwe mubwire ko yanende none ureba indi gukora kandi mushiki bareka nkubweze kure turi abantu benshi abizi neza ko ari ngiye wamutenda gute no se Susi yakicarira hano Valensi yo bimeze bite musirikare fresh kazi kari kagufasha ariko salamu musaza bize gute se fresh aracamase sirama aka micro nawe mugasabikanye kugira ngo ibintu bize kugenda neza nta kibazo Valensi amakuru yawe neza ameze neza meze neza nta kibazo ntaribi ewa ibyo je mbangira ngo ibintu byose bingire mu mucyo ngo buderengo uyu muhungu wanyu n'uyu Valence n'uyu Valence ngiye musaza ufite suna ubu kukwitakana inda wakubuka iki kwe nitakanye ndande ya uje mu bikizi ahubwo se uri ndubimbaza sasa delega ndabona bitari buza koroha oya biroroha turagira ngo reka tubanze dusuze n'abakunzi b'ibihugu imisozi igihumbi nongeye kwa ukaze bakunzi b'ibihugu imisozi igihumbi ko mubize muri komena Elvis Delege cyangwa se M Delege murazi ko tubazanira ibiganiro bitatemete vibe tubazana abatumirwa bagiye batandukanye bava ahantu hagiye hatandukanye wewe cyo usabwa no gukora subscribe ku bw'imisozi igihumbi share na comment nibyo byibanze kugira ngo ibintu bigende neza ndagusuhuza we uri ahantu hatandukanye cyangwa se ahantu hariho hose yaba uri umurundi umunyarwanda umukongomani umuganda ndetse no Muzambia no Munyamerika muri hose ndabasuhuje ndazi ko mudukurikirana gatanu ku kandi cyo gukora urakizi ni gukora subscribe ugakora kantu kakazogera kugira ngo ujye ubona notification nziza ujye ubona ibiganiro bikugeraho bwa mbere ukagifungura bwa mbere ari we wa mbere nta kintu kigucitse kuri screen zacu murana ko turi kumwe n'abahungu babiri umwe no mupapa undi no muhungu uraza aho uko byagenze byarangiye Valensi yanze kuzangana n'umuhungu wenyine ariko uyu munsi nabasha kubahuza kugira ngo baganire bagire ibyo bakemura kubera ko ikibazo cya Mimi gikomeje guteza uruhagarara kubera ko Mimi nawe ari kuvuga ati ngewe nibaye ngombwa inda ndayikurayo cyangwa se nyinyi byarangiye ndayitereke kuri salo kwa Valensi tubahaye ikaze kubw'imisozi igihumbi Valensi abari duheraho murakoze cyane byabakunze bwo imisozi igihumbi ko bisanzwe mubizi amazina yanjye nitwa Valence ndumva cyo kuvuga se de nuriya muja cara nta kibazo ibintu ni neza bawicaye ese ko ufite wicari rurukanswa niki nk'uyu Valence ufite igihunga wakicaye ubanza bibwira abakunzi bw'imisozi igihumbi turatuganira kandi ni ngewe bagwita ni ngombwa ni musaza wa Mimi kwanza ni musaza wa Mimi ni ngombwa kubabwira amazina yanjye Yusufu Kali wa Muganda umwana w'Amasaka yego urumva rero cyo abagande njya numva n'abana beza nari bikabisa yako nutitonda ndagukuba oya ntabyo gukubana kubera ko nago twajana ngo dukubane twajana kugira ngo dukemure ikibazo cya Mimi kubera ko mwebwe ntago ari mwe muturaje shinga cyane ikintu kituraje shinga ni Mimi ntago ari mwebwe cyane mwebwe ntago tubarebaho cyane tubadugira ngo tumve ikibazo cya Mimi aho gihagaze kubera ko umubyeyi nabari umubyeyi iyo watwise buriya gutwita ni ikintu cya mbere gikomeye cyane rero kumva ko Mimi yaza kubeshera Valence nicyo kintu tugiye kuvugaho hano kugira ngo ibintu bive mu nzira Valence nawe ugerageze wumvikane kugira ngo tubashe gukemura ikibazo kubera ko ntago Mimi yakifata ngaze ngakubeshere cyangwa se ngakubwira ibintu byari byo byose reka tugire uburyo tuganiramo hama turebe ko dukemura ibibazo bikarangira nta kibazo ariko mbere ya byose nubwo muri kuvuga ngo nyine hari ikintu muri komeza kuvuga ngo Mimi niyo nguyu azabinjira bwa mbere watangiye uvuga ngo ntawuzi ukugira kabiri uramwemera ariko uvuga ko muzi ngiye nakubwiye muzi twasohokanye mbere tutangiye kuvuga bavuze ko ntawuzi kameramani ari hano nawe yari ahari muzi twasohokanye mwasohokanye murasabana bwa mbere yavuze ko mwahuriye muri salo uri gusiga inzara ubwa kabiri ngiye yabivuze se cyangwa niba Mimi ese ubwo urumva byumvikana nyine niba twarahuriye muri salo
kiye nkubwira ko twahuye twasohotse nyine bavuze ko bwa mbere muhura mwahuriye muri salo akwishura kuri momo usigana nimero ze nyuma nubwo waje kumuhamagara uramubwira ati ubundi se twawe kujya duhura mu kazi ndi busy nkabura uburyo tunaganira twahuye ngo niko guta musohoka mukajya gusangira ndabeshya ibyo ndabyumva ntabwo ibyo uvuga ni ukuri nuko byagenze nyuma rero yo kujya gusohoka aba ariho muterera inda ukaba ngubu izi saa tuvugana kuri uyu mwanya n'uyu munota uri kubyihakana namutenda twasohotse mutenda kuko yavuze ko ngo mwari mwasohotse muranywa twari dusohotse tuvuye muri salo se cyangwa twari dusohotse tuvuye kandi bwa mbere ntabwo mwasohokanye bugira kabiri umuhamagaye nyine twasohotse tuvuye muri salo tuvuye mu aramuhamagaye ngo muhure uretse gaturigeranyo ni nyinshi ubundi reka kujya mu magambo sibyo mwe muramuzi cyangwa ntabwo muzi njye nsubiza ndi musaza we ahubwo icyo nicyo wagakwiye kuba wabanje kumbwira niba uri musaza we nishimiye kumenya ko uri musaza we nanjye ni inshuti yanjye biraho inshuti yawe biraho mwararyamanye se numva icyo ari ikibazo wambaza koko akira kugira ngo mubashe kuvugana neza wenda njyembe ndanabivuyemo ntabwo icyo ari cyo kibazo yakwiye kumaza ngo mwararyamanye kubera ko ntabwo twaryamanye ntabwo mwaryamanye iranda twite ni yande ntabwo mbizi ntabwo bizi ntabyo nzi none se ni inshuti yawe bisanzwe ni inshuti se ntabwo navuga ngo ni inshuti ni umuntu twahuye turamenyana uragenda nawe aragenda ntabwo ari inshuti yanjye byatari ni umuntu twahuye turamenyana nkuko nawe duhuye gutya tukaba turi kuganira birabe okay none se ko mushiki wanjye twite ni byiza niba twite sasa nabaciriyemo kuko ikibazo cyamaze kugera kure yuko inda ari yawe kandi ukaba urimo urahakanira uyu umuhungu nawe akaba akomfirima neza we none havuga yuko ikintu mushiki wavuze kiba kigomba kuba wari gukomfirima ko inda ari yawe ukabihakana ni ikihe kuba abivuga ko ntwite kuba bivuga ko atwite nicyo kintu kigaragaza yuko atwite ni ikihe kimenyetso gihari cyerekana ko atwite okay wewe ndabizi uri kwisindaza mu magambo urabizi ibyo ushaka kuvuga sibyo uyu nguyu ubushize nkuko nabyumvishe twaraganira yarambwira ati mwaravuganye ngo urashaka ko twita ku mukobwa wacu sibyo ngagenda abyare bakoresha test DNA sibyo ngo amafaranga yose twakoresheje n'ibintu yadukonsomye muzabyishyura ibyo byo narabivuze nanabyemeye kubera impamvu nihe nabivuze nuko buri gihe numva avuga ngo Valence yanteye inda namuteye inda ibyo bintu byo nshaka ko bishira bimushiremo nese uriya mukobwa rero ntago ugenda cyabivuga yuko kuri ko gese ndi kugushinja ariko uriya mukobwa ntago yafataga ajya guhuruza musaza wari ndaza byose ibyo birumvikana nyine kuba yaramubwiye wasanga nyine hari impamvu ituma yarabimubwiye icyo nshaka nuko umwana navuka tugakoresha DNA tugasanga ko umwana ari uwanjye umuntu atwite turetse kwirengagiza umuntu atwite ubu bagende bari kumusohora mu nzu musaza we nawe yibera Uganda wundi aba muri Kenya ubu akomeza atwite inda ajya no gukora akazi arabaho gutenyera arya gute kandi uyu muguyi nawe ntabwo azagendera kwishingira kamufasha kandi azi ngo umuntu wamuteye inda buretse nkubaze ubundi ngiye numvisha n'akazi ukora sibyo hano hanze hari abakire by the way sibyo abakire benshi cyane wowe ukora muri salo usiga inzara sibyo si ukuri ukora muri salo mushiki wanjye abuze kwegeka inda cyane ko yaraze n'abasore bafite amamodoka ahenze sibyo mushiki wanjye ntabwo ari mubi abuze umusore yakegeka iranda avuga ko iranda ari akamuha amafaranga runaka hakorera rero byavuga ati umwana wanjye sijya kumutandukanya na se ko byumvikana bumva ko reka mamagare uwo twabikoze mbizi neza ko umwana ari uwe mubwire ko yanende none ureba ndi gukora mushiki wawe kandi mbweze kuri abantu benshi abizi neza ko ari ngiye bamutenda gute no serya abantu barenze umwe urikumva reka nkubwire nge rero ntago nabyemera niwe mwaryamanye ariko mubande ntago mwaryamanye reka rero ntaguci ntabaciriyemo kubera ko je uburyo ndanabibona Mimi uje undi nabonye hari n'undi munyamakuru yamukoreje yitwa Dani
Mimi yavuze ko ari umuhungu wa mbere anakunda no mu buzima bwiwe, ahubwo atumva impamvu urimo urashaka kwihakana umwana kandi ari uwawe. akunda njyewe ese abantu babonana rimwe kabiri bagakunda. Mwarabonanye bwa mbere mukongera mukanasohokana, turabizi se nimba nta bindi bintu byigeze binyuramo. ntabwo twasohokanye. Sasa mvarenge umva rero reka nkubwire kandi sibyo. ibyo rimwe ryonyine ntabwo twaryamanye, sinzi impamvu rero hanyuma ukemera gute ko uzatanga nyine nasanga umwana ari uwanjye ndabyemera. Impamvu ntabyemera nuko amavuga twararyamanye sinigeze ndyamana. reka nkubwire niba n'umugabo ni n'umusore ubundi reka nkubwire ngo umaje gutandukana n'abagore babiri sibyo. Ibyo ntabwo bikureba. Oya buretse reka nkubwire ushobora kuntera kurakara kandi byaba bibi sibyo. Byaba bibi bwo bwana ngo nabupfuragura ngewe wewe ntabwo ari ngombwa ngo mushwanire aha ngaha, twaje kugira ngo twumvikane, ntabwo twaje ngo mushwane ngo umwe yikorera amagi cyangwa undi yikorera amagi. Ntabwo gushwana birakemura ibibazo, urumva? hanyuma nicare mugane ikintu kimuvare, ntabwo gushwana byo biza gukemura ibibazo hano, sibyo se? hanyuma kari gutsemba gushwana ntabwo ari byo bikemura ikibazo. Ariko ikibazo hano kiri, uyu mutipe ni ubwa mbere mpuye nawe, araza avuga ngo nateye mushiki wenda, kumva ibyo ngibyo mbyumva gutyo simbizi. Uwo mushiki we sinigeze nyamana nawe. Kandi wari bavuze ko ari wasinze, ubizi gute wowe? Narasinze ariko gusinda ntabwo naryamanye nawe. Kandi wavuga yuko mwajyama nese ariko arakubeshya. Ntabyo nzi ngewe icyo mbabwira ngewe nshobora guhaguruka nk'umukiganiro ngende kujyana n'umugabo sibyo. nyine ikintu gihari nkataha sibyo. ikintu ngiye gihari kandi nemeje. gusa nubona cyarasaza uzamamaga bwato wakibabariye, kubera ko uyu muhungu ari kuvuga ati nubyanga ugakomeza gutsimbarara. Ibyo navuze nemera, kumva nemeye yuko naramuka byaye tugakoresha DNA. Hama muri iyi minsi yarababayeho gute? Nicyo kibazo gihari. Tumenyana yarabayeho gute? Yaratwite. None se yari umwe ariko ubu muri babiri urabyibuka? Ni babiri nyine ariko uko yarabayeho mbere nakomeza kubeho. Ukamuha amafaranga yishyura hari kuba niwe mugabo ubu nerekana kubaza nk'umugabo. Oya ntago ndi umugabo. Ubu umusaza we nta wundi muntu yajya kureba ni wowe. Ahubwo ntago ncika. Gute se? Ntago ncika. Ndagucika da. Tamba. None se mvamani nge rero mugiye kubigira ibintu birebire kandi ntabwo ari birebire. Ni wowe kubigira wowe ahubwo ibintu ni easy sibyo. Bitware gati. Reka nkwereke. Uri kuvuga yuko ngo reka byare ngo udafite DNA ngo nibasanga ari wawe umufasha. Uwo mukobwa arabatunzwe n'iki? Nawe bumufasha. Hama niwe mera kumufasha nawe nibasanga urengana bazakwishura. Nje nta bushobozi ndagira no bwatunga mushiki wanjye sibyo kuko se umugore wanjye. Naye ndacyari kwisuganya ndashaka kurongora. Nanjye nta bushobozi mfite. Hanyuma se mwatandukanye wereka nkubwire. Aya manyango utangiye kunzanaho. Wintunga urutoki sibyo? Wintunga urutoki sibyo? Ibyo byo kumbwira ngo none derege bundi ko umuntu maze ikibazo sibyo? Boneka ngumaze ubwa mbere ubwa nyuma sibyo? Uratubona iki sigiye kumbaza? Uratubona ko twe nta mikino tugira. Iyihe mikino? Indura yemera no yemera. Ntawe nemera. Ntawe wemera. Ndambike mikoro hasi nigendere. Kirambika hasi ugende. Derege reka tubikore gutyo. Ubwo reka nigendere. Nese ni ugenda ikibazo kiraba gikemutse. Sasa reka nkubwire uyu nguyu abanyarwanda ni rwa mugani bavuga ngo bemera babonye sibyo? Ufite kuzabona kandi biterenze ejo. Hasi mwana wetse kunega. Kubera ko uyu muhungu nese yewe nareka kunega iminsi. Icyo namubwiye ni kimwe nemera. Nabyara tugasanga umwana n'uwanjye nzamufasha. Ikibazo musaza we ntago ari kubye. Ikibazo reka nkubwire. Ikibazo mushiki wanjye arabatunzwe n'iki? Reka nkubwire njye beraru. Kumenyana nawe ngiye menyana nawe iminsi 3 tumenyana. Okay nawe noneho mutunge sibyo? Mutunge uwo mwana avuke nawe ukoresha test DNA sibyo? Turebe umwana nidusanga atari wawe na amafaranga nawe nzayaguha. Aya mafaranga uri kuvuga tubwigo n'iki se ko atazabyara ukirukanka? Oya ntabwo nakwirukanka. Ntuye twakwiza kwa ndu wirukanka mba narirukanse mbe. Ubu ngubu nyene kuko nyene indi tari yakura ngo yende kuvuga. Tucye kugomeza tucya amagambo menshi. Wowe uri kumva ko twabigenza gute? Ngewe ikintu mva twakora ni kimwe sibyo? Uyu musaza we sinshaka gukomeza kunshinjira ibintu. Umunsi yabyaye tugakoresha DNA tugasanga umwana ari wanjye. Ngiye nemeye ko amafaranga yakoresheje nzamusubiza. Umusaza we nacyafite n'ikisi kindi. Akomeza kuvuga ko cya kibazo. Ibyo twabyemera yabikora. Ahubwo se muri iyo minsi arababayeho gute? Arababayeho nkuko Imana ibishaka. Valence rero. Arumva akafite n'agasuzuguro. Nta gasuzuguro mfite Imana. Wa mugabo nawe kubeturushye. Oya ntabwo. Byinshi byo ntago ari sawa. Byinshi ntago ari sawa kubera ko amahano wakore mushiki wanjye. Nta mahano namukoreye.
sibyo ubu ni kimuruta ubundi ubu twese twahuye dukuze man mbabarira cyane sibyo reka nkubwire rero sasa udakomeza no kunyita ikintu umva reka nkubwire utiyubashye na wakubaha sibyo ntacyo tubaho nkubaha sibyo umuntu w'umugabo ahakana inda icyo nshingira kuri icyo ngicyo ngewe mvuga ko mwubashye reka nkubwire ibintu biri aha ni bibiri nakubwiye ngo nabyara sibyo tugakoresha DNA test ese umuntu yabyatu mugasanga ntabwo ari yanjye nawe nakubwiye ngo nzakwishyura ayo wari kuzanyishyura rero yamufashemo abanza byari sasa njyawe mwana ari kubara nane wakuzakora muri business yanjye nanjye nkora nagaraza sibyo ubwo reka dutegereze bityo rero nzi ko nanjye ndi mideye nanjye nakora nizigama muri make tuvugisha ukuri murashaka ikibazo tugenza gute ngiye mba ngira ngo mbahuze muganire uri umuntu mukuru na Valence n'umuntu mukuru namushikanye n'umuntu mukuru mbagira ngo tuganire mushika bave mu kibazo na Valence ave mu kibazo nimba indari yiwe ayemere mba atari we naho ari kubitsimba ngewe reka nkubwire uyu muntu ashaka ko tujya mu bipfunsi kandi njye tugiye mu gipfunsi ntabwo wandenze ifi urumva ushingira se uvuga ko atakurenza ibi ngewe ahubwo sinakubwiye wenda by'umuntu ngewe uramumenye ndamumenye uragenda umutwe wikoreye sasa derege ngiye nkuko nakubwereka ndambike mikoro hasi nigendere sibyo kugera Uganda birantwara ijoro rimwe sibyo wowe ejo saa 9 ufite ibibazo sugutera ubwoba pe byo mvuga ni ukuri ndetse nabikugana nakugirira impuhwe kandi reka nkubwire ka komeza kunkanga sibyo ntaragara kugukanga ari kunkanga noneho nagenda akora icyo ashaka sibyo nagenda akora icyo ashaka nta kibazo sibyo nta kibazo ese ubwo tuvugije kuri ikintu mu by'abakunze bw'imisozi igihumbi ni igiki gifatika abantu bashingiraho bavuga ati ngewe reka nkubwire abakurikiye rw'imisozi igihumbi ngiye cyo nababwira nemera nuko umunsi yabyaye ngewe tugasanga umwana n'uwanjye nzamufasha mani hari abakobwa benshi bakora ibyo bintu nanjye yaryamanye n'abasore atazi umubare noneho agafatamo umwe akavuga ati uyu nguyu niwe akamwegeka kandi ndatariye ibyo bibaho bahantu henshi nese gute ngewe yanyemeza arakakwegeka hinda ufite n'icyo ufite akise mukobwa azakwegeka hinda atari yawe icyo kibazo nyine gihari arabategera n'urwara rwishima muri kuvuga ngo nta kintu mfite ndabyemera ko nta kintu mfite sibyo none se ko twari turi kumwe n'abifite nanjye uri aho utifite we yahisemo rero icyo kibazo rero nicyo kiri aho ngaho nanjye ni wowe wari uciritse muri bo kukire ari we yahisemo ibyo ngibyo ntabwo nabyemera impamvu nkomeza gushimangira muri uko kunywa tugasinda sinzi ngo ninde baryamanye kuko ngiye ntabwo nigeze naryama yose urabyumva gute ngewe reka nkubwira ngo harya ni urwo mu misozi igihumbi nge ndabavuga ati ngenda ndabwira na cameraman azaba standby akamera n'umugabo ari gutora amashashi uzaza ubereke namikino gusa nyine nawe ikintu nakubwira ntago kuroga umuntu ari cyo kintu cyakemura ibibazo oya nagaruka umuroga ukumuhana mbese bamuhanisha gutora amashashi umuhana yego kuko ese ibyo wibwira uramutse usanze atari ko bimeze wewe wakora iki reka nkubwire ubuze nakoresha test DNA kugira ngo wowe nzabigukorera banze reka nkubwire ubwo muheruka kuvugana yakubwiye ngo nifite amezi angahe yavuze ngo mfite amezi atandatu amezi angahe abura amezi 4 oya natatu si 9 sibyo amezi 3 ngo iyo nda ivuka sibyo mwahite twandira amezi abura tukareba ikibazo ayo mezi twibaza mushicyongera bari he impamvu ngenda nzakora ibyo ngibyo ndabe nikoreye nyine ibibazo bya mushiki wanjye ndamwita ko nawe nakwemeje ese uri kwibwira ngo ugiye kunyemeza kandi ugasanga ibyo wemeza atari byo nyabyo abigenza gute cyo kibazo gihari reka nkubwire we mfasha noneho ayo mezi atatabura mufashemo igice cy'ukwezi nanjye ndamufashamo ikindi gice wenda ibyo reka kugira ngo twore ngengabane nawe uburetse ngengabane nawe mu gutenda ngende kubafasha njye sinamuteye inda sibyo ngende shaka kubafasha ngewe reka nkubwire siri kukwinginga wadufasha utadufasha wenda ahubwo ndagira ngo ngufashe ukambwira ko kudufasha waratenda mushiki wanjye ntabwo nabyumva man ntabwo nanabyemera kabisa ibintu byo kuzana ngo ikingo ngo namuteye inda kutongeraho no gutora amashashi nabyo birimo no gutora amashashi ntabwo nabyemera saza baravuga ngo uburozi burarutanwa ariko bro uburozi
njye abantu tuziranye mwana njye sindoga sibyo njye sindoga ahubwo ushaka kuba ari nawe uroga ahubwo njye no uri kubivuga Nge- genda ndabona ko kumvikana byabananiye sibyo byanze umuntu aho turatana mu kumvikana biti byabananiye reka rege ubwo ndabihorere umunsi muzumva ko umwe wese azumva ko ashaka kuganira n'undi mwumvikana ntabyo muzampamagara kuganira n'uyu mwana sinaganira nawe umuntu utangira kuvuga ngo agiye reka rege nsezera abakozi b'imisozi igihumbi kubera ko nimba mwananiwe no kuvugana ngo mwumvikane Okay. muzongeye kunamamagara mugiye kumuzana uyu nguyu so reka nkubwire rero ukagiye kundoga ngo nkuko nabikubwenge ndeseriye ndacyari seriye komezanya ubuseriye bwawe mwana kamera ihorere stand by ibyo Yego. byawe ntabyo irahari hageza gucaho raso na tipe sawa nta kibazo Eh. reka tubitegereze turebe nyine ya niba wanagutsiritse ibyo ntabwo bikora Okay, bakunze ku imisozi igihumbi rero abahungu uko bibona njye ibyo niyemeje ndanabirwa birananira ariko ni hahandi ikirenge kubura nagukurako njyewe umuntu wese azumva ko ashaka guhura n'undi afite amahoro cyangwa se ashaka kuvuga ibintu Sasa by'amahoro derege, urumva ibyo nkubwira ni ukuri Mm. ubu ni ubwa nyuma uri kumubona hano Yego. ejo saa cyenda nkuko nabikubwiye kadutegereze turebe ejo saa cyenda ndetse nta n'iminota izarenga saa cyenda zuzuye yose reka wenda Ibyo kunega iminsi ntabwo uri imana mana ikiganiro ngenda kigarukiriza ahangaha ko ndabona mwananiwe kumvikana kandi njyewe mba nabazanye no kugira ngo ndabumvikanishe mwumvikane ariko ndabona muri gutsimbara kubera ko ntabwo uzagira umutwe ufunze nawe ufagira umutwe ufunze ngo yagire ikintu mukemura kandi umuntu areba arababara ni uri ku gisi sibyo mureke ni uri ku gisi ntabwo mwebwe vare uri umuntu mukuru urazi kubyara urazi ukuntu bivuna ndabizi ese kuki yabinshinja yarangiza akongeraho ngo agiye kundogesha ese arandogesha arabizi ko ari njye wamuteye icyo atajya gushaka abo bandi bari baziranye imbere yanjye yo kugira ngo tumwite uretse kuki abo bana atabagiye akaza guhitamo uwo yagiye kubashaka se okay njye ntabwo nakwirirwa yenda ngo mvuge ngo ndaba Valence ukoze ufite umwanya wo kuza gukemura ibibazo kandi umuntu ushaka kumufata uyu Yusuf kandi umuntu usanzwe nawe akagufata nk'umuntu usanzwe ugasanga mujyaniye nabi kandi sibyo twe twifuza turashaka yuko muganira mu mahoro ibintu mukabyumvikana mushiki wanyu mba mumufasha mukamufasha nimba ari wowe wemera kumufasha ukamufasha ibintu bikava mu nzira ubwo rero kagenze byakunze bw'imisozi igihumbi ikiganiro tugisozera ahangaha ubwo uzumva akeneye kuganira n'undi mu mahoro azampamagare bakunze bw'imisozi igihumbi ndabona ko abahungu banze kumvikana reka tuye ikiganiro banze kumvikana man wishaka kunana ibyo ngibyo none se munkora iki reka nkubwire sibyo ubundi abantu bumvikana nawe bafitanye ibibazo sibyo ikibazo ufitanye nawe nta n'ikibazo mfitanye nawe se muragifitanye kuko mushiki wawe wiwe aragushinja naho iyo bakubeshyira ayo agomba kubizamo ngo nta kibazo dufitanye Nta kibazo mfitanye. ariya ni amaraso yanjye uri gukinamo sha bro oya nta by'amaraso yawe ahubwo reka nkubwire man n'undi munsi ntukamenye Kunze bw'imisozi igihumbi rero reka tugiganiro tugisoreza ahangaha ubutaha nzagerageza ibyo bose mbashaka bakaganira neza bagahuza na mima zaba hari icyo gihe nzabashaka bose baza ari batatu noneho babikemurira ahangaha biveho birangiye wowe komeza gusa ukurikire bw'imisozi igihumbi ukora subscribe share na comment ciao ciao